kandi ari njye nyirabayazana. Nyirabayazana? Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga yuko ibyaha byarabaye hagati yanjye n'umugabo wawe ufitemo uruhare, ariko reka nkubwize ukuri. Ndamutse nsanze hari ikibyihishe inyuma hagati yawe n'ibyabaye njye n'umugabo. Do nukuri ko Imana ntukanwe ngo turabavandimwe. Kuba abana banjye babaye nabe ari wowe wabigizemo uruhare. Hagati yanjye nawe hacuwaka. Akusomani, konsigaye mbona nta courage ugira. Bro. Cyakubwira ibibazo mfite ntabwo wambwira nk'ibyo ngibyo. Ibibazo? Ibibazo. Byagenze gute se? Ibibazo byo mu muryango byo mu rugo rwanjye. Umuntu wese adafite ukuntu yasobanura. Nanjye umutima wanjye iyo ubitekereje cyane urijima. Kuba n'ubu ndi hano uko nkomeye umutima. None se reka nkubaze. Si ngombwa ariko kubimbwira cyangwa wabimbwira. Terega nanjye inama nakugira zishobora kuba nziza cyangwa se zikaba nawe wakwiyongereraho izawe. Mbwira muri makeya ubundi bimeze bite? Buriya njya gushaka umugore. Nashatse umugore numva amaze gukura nshaka kubaka umuryango. Yego. Hari ibyishimo nari narabonye mu muryango navutsemo. Numvaga nshaka gukomora ku mugore wanjye no kubana nzabyara. Yego. Ariko umugore nari nitezemo ibyishimo sinabimubonyemo, ahubwo namubonyemo agahinda gakabije kiyongera ndetse karuta uko nakuze. Ndakumva. Nese kuki mbona uri umuntu usobanutse kuki ibyo utabanje kubyitonda? Ni pressure y'abantu. Bro, nayo byakubaho. Nta wifuza kumera nabi, nta wifuza kubaka nabi, nta wifuza gushaka nabi, nta wifuza umubabaro wo mu muryango. Nari namurebye ndeba isura ye, ndamwitegereza mbona yazamara ibyishimo bitewe nuko twasohokanaga nkabona ni byiza. Shamva, umva nsigaye nkunda boss. Numviye ko ari boss wawe Maurice. Maurice. Urazi umugore afite?
afite umugore utwika nanjye naba umugore sheri azakumenaho amakara nanjye naba umugore oya se uzi urukundo usigaye mukunda mbaza ngo usigaye usinzira gusinzira ntabwo none se basi bosi warabize sha gusa njya kubura ngo ndebye akajisho ukura ariko ntabwo mbizi ko yankunda pe burajisha kureba sako reba abandi bakoze ariko ibikomere mfite none no kuberaho nise ntabwo wamureka cyangwa ugashaka abantu babakansoringa muri babiri bigashoboka ko urugo rwubakwa n'abantu babiri ariko hari ibiba bibura kugira ngo abantu buzuzanye hari abantu b'abapasiteri hari abantu bafite ubunararibonye mu ngo ntabwo wabegera bakagufasha mukuri ntabwo ukishima pe ya bose ibintu byazatuma unagira izindi trauma kandi mbi cyane ngiye niko mbyumva babona bikunaniye kandi divorce ni akantu keza ntabwo kajya kagira wenda sinkubwiye gutyo ngo urusenye ariko divorce igirangiza ibibazo bimwe na bimwe byo kutishima abakobwa kandi b'iki gihe umusigaye umukunda nabo bose banyura n'isumenya ariko kari mubi ndeka nkubwire ahubwo mungira inama inshuti yanjye bigenze gute ndanakubaha ariko aba ugeze kuri bosi wawe nasaze napfuye twarega cyo ahubwo nzamubwira ngo iki iyo nzabiwe agendera mu mababa ako umugore we ako nanjye ko ndinguru sibyo ubona gutya burya twahangana ntabwo ubizi rega ushobora no kugira divorce bitaciye mu murenge cyangwa mu ntara cyane ariko umugore burya ni umugore rimwe na rimwe yabaye umwana mwiza urabyemera akaba mwiza ariko nanone iyo yabaye umwana mubi na Bibiliya irabivuga ko ugomba kumusenda ariko ngo banze umuteze umuntu umwe wo mu muryango n'ibyanga umuteze babiri n'ibyanga umuteze itorero bro aho kugira ngo nzababare nkawe urugo nzarureka ntabwo nabishobora ibikomere mfite none nuko abana banjye bagiye kuzamera nk'uko twakuze aya gute kubera ko data na mama nabo batandukanye ari bato dukurira ku ishyari dukurira mu zindi ngo niwo mubabaro dufite none ariko urabona umuramutse umuretse nta wundi wakuraho ibyishimo ko njya mbona hari abantu muzuzanya abantu bakureba neza abantu bavuga neza muri iyi si mani njyaho kugira ngo nzapfe ntishime ahubwo nzishima nicwe n'ibyishimo mani ntukababare uzajya ugerageza ushaka ibintu bizatuma umusaza wishima si kuri gusaza imburagihe mani ayo mabono yawe bazayemera ko wabyumva barira mva ahubwo bimfashemo wowe umva rero umushinga ngiye ko kwigira njyongeye kwikundishwa ku mugore we numva amabanga y'urugo rwabo hasi wumva nicyo mukundi ubundi niwe wawe ariko nizere ko harimo akantu aka kantu kabura ntabwo akantu kabura kanda akanyenyeri ubundi ibindi bitwaye iki se wowe nyereka ibikorwa ubundi urebe ngo ibintu birizana umugore we nzagenda mwinje neza uravugana gusa umushaka mfiteho diri byananira se wowe mwigirishe y'inshuti none ibyo nakubwira urumva atari byo erega ibyo umbwira nanjye ndabyumva maze no kurambirwa uburaya bw'uriya mugore amafuti y'uriya mugore n'ubusinzi bukabije ndarambiwe kubaho mu buzima bwa stress ndarambiwe uriya mugore ariko ntabwo ari bundarane mu nzu oya tuzatagira undi mukozi ukumva tuza kwisi ntabwo mbyumva
ni gute umugore nta kintu namwimye, byose narabimuhaye, ndara amajoro kubera we. Izi stress zose ni ukugira ngo amere neza we n'abana. Okay, please enter. Boss, yanzanye za dokuma. Angel, uramutse ute? Ndamutse neza. Byiza cyane. Ko watinze kuzana dokima? Muri hangana habaye ikibazo cya connection. Yego. Gusa ubikora neza, nizeye ko bimeze neza. Yari wabikoze ntabwo checking ibintu byinshi. Sawa, akazi keza. Thanks. Sawa. Ya wenda biza kuba nka kera bavuga ngo imboga zibona abana, ariko nyine n'abantu bakuru bajya bazibona niba ziba zitaryoshye simbizi. Shatse kuvuga iki? Nukuri reka nkubwire, iyo nza kuba mfite ubushobozi, uyu mukobwa ni mwiza pe. Boss kandi arakureba neza. Mbega umukobwa utuje, mbega umukobwa mwiza kandi uzi gukora akazi neza. Gusa wenda ntabwo namenya ngo karagiteri ze ngo zimeze gute, ariko mbona ari umukobwa mwiza kandi utuje. Sorry, icyo byari bituvanzemo, ariko reka nkubwize ukuri, ntabwo nakugira inama yo gusenya urugo, ariko uyu munsi wa none utangira urebe kure, kuko ntabwo ngewe nakwemera gupfa mpfanya agahinda. Mu gikomere cya mbere kibaho n'urushako rubi. Inama nakugira ngo niba bikunaniye fata indi nzira, ariko niba ushaka guhangana n'ibibazo, shaka abantu bagukorere counseling, bagukanselinge ku buryo umugore wawe mwongere gusubira muri gahunda neza. Wamushatse ubizi, anywa inzoga, ibyo gusambana wenda ntiwari ubizi cyangwa se nabyo sinzi, ariko igihe kirageze uhongere ugarure isura yawe wari ufite kuva na mbere. Nkubwire bro, ibi bintu nanjye maze iminsi mbitekerezaho, kuko birashoboka ko nazicara muri office mugasanga napfuye. Nega wenda nawe hari ntagatuje, wasanga nawe hari ikindi arimo kugutegurira. Reka tubitega amaso da. Bishoboka bitese? Oya, vraiment, ndabansuzugura bihagije. Sinjumva. Mama Bella. Siwumva kaso ndahamagara kabiri. Sohoka hano hanze. Uko se noneho byagenze bite? Byagenze bite by'ukuri ntabyo uzi? Yaberekeje noneho ni iki? Uye se sohoka, ntabwo nshaka kuvugana nawe ibintu byinshi. Wakwinjiye twaza tukavuga. Sinshobora kwinjira mu nzu urimo, sinabikora. Habaye ikizi? Icyabaye ntacyo uzi? Ibyo ukora byose ntabyo uzi? Maze agasuzuguro kawe. Sinagusuzuguye ne koko. Uyu munsi nibwo uri bumenye ko ibyo wankoreye nabibonaga. Ariko banzuze wicare utuze tonze. Sinshobora kwicara mu nzu urimo. Kirazira. None se ni karibu. Banzuze umbwire. None se wowe urabukinjira ukaza utukana. Mama Bella utankora. None se Mama Bella utankora. Ndavuze ngo soka. None se nge heye. Wabanje ukinjira? Nta bintu mvugana nawe. Soka Mama Bella. Sinshobora kuba mu nzu urimo. Ndazibanga ziganisha. Kirazira. Soka. Akira. Ariko se wabuje. Akira. Umva nkubwire. Mama Bella. Urambwira iki? Reka basi mbangizane ikindi gikapu. Nta kindi gikapu, sohoka uko waje. Nta bintu bivugana nawe. Neza iminota 2 nkubwire. Ntayo muhaye. Ngambwira. Basi wabanza ukareka tugatuza. Tukicara hariya tukavugana. Yaba na ngombwa tugahamagara n'ababyeyi bagaza. Nakumvishe twicaye, ubu ngubu mbwira duhagaze. Reka tubanze tujye mu nzu dutuze tuvugane. Nabikuza wihutira igikapu nibyo byakemura ikibazo. Nagusabye hari n'ikibazo. Nyumva please. Nagusabye ubwumvikane kera waranze. Ubu nta kwicarana nawe bigihari. Ubwo urumva ari wo mwanzuro wafasha aka kanya. Urumva icyo kintu ushobora kuba wahisemo. Nabitekerejeho.
ntabwo ntunguwe. mva nkubwire Fabiola Ndakumva. banza utekereze gatatu aha witekereza rimwe kandi ubugabo butisubiye haba ari ububwa ushatse kuvuga ko ndimbwa ntabwo ushatse kuvuga ko ari ubwanjye ndimbwa ariko umugani si ibyo wakoze wabonye bidahagije none ndimbwa nakoze iki ndambiwe amajoro yawe mama Bera ndambiwe ibitutsi byawe ndambiwe ziriya nsoresore zirirwa zikatakata mu rugo rwanjye ariko reka nkubwire nuko udashaka kunyumva nyamara ushobora gusanga ibyo byo uri kuvuga nta kimenyetso na kimwe ubifitiye please ikimenyetso kizaba kiza nyuma soka ubundi buriya umaze kwirukana iriya shyano ubundi nkwiriye gukomeza kubaho jyenyine birukanye iriya shyano ngira ngo ngire stress ariko no kubaho jyenyine ndabona ari stress ariko icyo mbona gikwiriye uko na proposa Angel tukaba twakibanira ahari Angel yazanye bagize umubabaro wose nagize n'uwo mfite none kugira ndi umunyamahirwe tugiye warakoze kuza mu buzima bwanjye uyu munsi nshaka tuganire bihagije suru wanjye mbaho wawe sinjye nawe nifuje kuganira nawe uyu munsi bihagije ibyo twemeranwa mu kubaka urugo rwacu rushya yego si wanyemereye nawe kwemereye kandi ndagukunda cyane nizere ko uyu munsi wajuje I love you too rero urugo rwa mbere cyangwa umugore wa mbere urabizi ko nari mufite mfashe wowe humura nzakwibagiza uriya mugore mva nzakumara agahinda kose wagize umugore gusuzanya bagize stress zose ngomba kuzikumara burya nari narakoye stress sure nizo nakoye burya zira stress kuzikwa byaranamenze shiri humura ngenda hari kandi ndabizi neza ko nzakubaha nkagukunda nkakubahisha mu bandi bagabo humura icyambere rero muri uru rugo rwanjye nawe yego sinshaka agakungu k'abasore oya sinshaka umugore w'umusinzikazi yego urabizi ko inzoga nazo yego sinshaka gutaha amajoro ndashaka munyiteho nanjye nzakwitaho uko bigukwiriye ibyo darling
sheri nzabikora pe kandi nzagukunda uko bikwiye. Ndashaka uriya mugore ugomba kumwibagirwa neza nkamukwibagiza. Ubu nicyo kintu cyanzanye muri uru rugo. Nkumwibagirwa burundu. Maze nshaka no ko hari akantu nshaka kuzakubwira keza. Uzakemera? Wankorera. Keza kose kabaho mwisi. Yego. Wansaba. Nakagukorera. Okay. Surprise. Surprise. Darling, suga mbere wabo ntunguye kandi ntungura neza. Nshaka kugutungura. Surprise se barayiteguza. Okay, nubwo mbivuze ariko kamwibikire. Gusa nyine sheri. Arakoze. Koza mu buzima bwanjye. Kandi ndagushimiye. Gusa nyine naragukundaga nkamutinya nkabura uko nabikubwira ariko nyine kira kigore. Sha. Uzanyibagiza intimba yose nagize. Intimba yose. Uriya mugore yaguteye. Nzayikwibagiza kandi ndabizi neza. Ariko mama Bera, Karame. ubu nasona uricara ukajya. Waravuye mu rugo rwawe, abakobwa bagasigara mu mutungo yawe. Uzi ko hari agakobwa kitwa Angel, kari secretary w'umugabo wawe. Angel. Yari secretary w'umugabo wawe. Ubu ni nkaho ari umugore we. None nawe uricaye. Abana bawe bari kubura amavuta yo kwisiga. Imufite imitungo ingana kuriya. Ubwo se wowe umaze iki muri runo rugo? Angel, utambwira kuri serego. Are you serious? Mva ndi serious. Ndakize kabisa. Umva nkubwire. Sibyo no gukira gusa. Uzi. Sinabikubwiraga. Reba iyi nzu. Yirebe hose urebe. Ndaza no gukutwara inyuma hose urebe uzenguruke. Oh my god. Cya kigabo kizi ngo ndagikunda ngo kizi. Ndacyaga televiziyo. Cyose ibi byose ni ibyanjye. Sinabikubwiraga. Ndakize pe. Narabikubwiraga. Narabikubwiraga sheri. Umva. Numva gombeshya. Umva ikibike rero. Nakeya. Naki. Kiraho ngo kirukanye umugore usenge umugore we murushiki. Muri make no gukora. We nago ari umugore nkanje. Gukora ibintu byarakinaniye. Byahise ukakira ari igisaza. Kare. Shabe gumba ngubwire rero. Umva ikintu nshaka. Nshaka kumukorahira kampani. Yandikisha. Kampani ndayizayiba yacu. Nizabe yacu. Wow. Umva nyine. Gusa nyine. Ibintu by'udukobwa. Ugomba kwitonda. Iki kigabo nkabanza nkagikora amafaranga urabizi ibintu twaciyemo urabizi. Subizi. Udukobwa se ariko uri gudukobwa nta kintu tuba dufite. Nge naho nakubonye nabonye umutungo ngajya mu bikobwa. Wapi? Asubura ngo udukobwa nta kintu. Baby ndagukunda ariko. Cyangwa uzamunkurikiyeho ibintu by'imitungo. Baby nge nta rubwo nakoreka n'isi yarangira. Urumva? Akuri nawe ubibona ko ngukunda. Reka mbanzira kampani. Niyandikishaho. Wow. Oh my god. Wiki subundi. Ngongira. Ubu nshakira inzu mu mujyi tugomba kuzahita tubamo. Ifite nk'ibyo mama yingayetse buri. Nziza nyine nziza rega imitungo urabona ni yanjye sahizi. Urumva ahubwo ikintu nshaka. Ndi gushaka kugira ngo akore divorce. Umugore we ntabwo barakora divorce. Ntabwo barayikora. Tete dusezerana undi wereke. None mwana wa mama nakora iki? Ibyo bintu ntabwo byumvikana. Ahubwo icyo kintu uvuze ngo Angel nzi ko nyine yari secretary ariko nta bindi birenzeho n'abanzi bari bafitanye. Angel ni ejo bundi naragiye ku kazi. Nsanga ari kumwe n'umugabo bari gusomana muri office. Jesus Christ. N'urwo rwego bigezeho. No umva aba ari ubukristo ufite, aba ari ugukizwa cyane. Nawe nsigaye nabuze gategori nagufatamo. Abana bari kubura amavuta yo kwisiga, ibyo kurya biri kubura, imitungo yari kuribwa n'indaya. Nabifata nk'indaya. Agugira
bagira ego ko ahubwo wumva nkubwire ngize ukuri urumva ejo bundi hari umukobwa w'inshuti yanjye wambwiye ko asigaye akubonana n'udukobwa wapi arabeshya yarambeshye njye ntabwo najya mu mabebe niba ufite nubajyamo urabona nk'ubu ngubu kuba naraje ahangaha ni wowe ni urukundo rwanjye nawe ndi kugira ngo icyo gikorwa wakinyereka ngo nkwereke cyarambeshye urumva ahubwo kirankunda kiragira ngo kikure kiragira ngo kintware reba kuba ibi byose nubwo kiriya gisaza pe kirankunda ariko nanone ntakeya ntaki nanone nkahita mvuga ati ase kubera iki yirukanye umugore we njye ntabwo ndi umugore nk'abandi ntabwo yaba umugore we nkanjye none se nyine ugomba kumenya ubwenge sibyo erega icyambe ni kashi mwana sibyo ejo nawe cyakujugunya kikazana n'undi sibyo cyazana n'undi ntabwo ugira vuba wa mvashari amenya amakuru ko afite n'indi modoka atari iriya afite n'indi oh my god ugiye gukira urukundo rwanjye nawe disi kuno twari dukenye ariko reba ibintu ndaje ngutware no kuri kampani zacu ntuzapireze ko afite n'ibindi bintu mwana utazi sibyo byose ngiye kumushuka paka bimwe na bimwe byose abinyanditseho sibwo byose abigwiye none nimara no kwisana nawe ariko nawe urakaze nawe urenze saza ku bintu byose kibimbwira byose kirabimbwira byose yewe akize karabaye we ahubwo no gupanga ukambwira nkajya ngusohokana muri iyi minsi reka mbwire rero ibintu mbwiye nimo kubyitekereza nkumva birancanze kuko iby'abo bakobwa urimo kumbwira ntabwo umugabo wanjye nari mbimuzi gusa umugabo wanjye twari tubanye neza rero kumbwira ngo naba narabaye igicucu cyangwa naratekereje nabi nkaba nagenda nanjye ntabwo ari jye burya nyiragatwe gatoya akarinda gukomereka njyewe umugabo yaje yabaye nk'umusazi yaje ahamagara n'induru nyinshi ibintu ntari nsanzwe muziho amahane menshi amfata nkurura njugunya hasi ambwira ngo nta kintu nshaka nta nkunda ngo nimusohokere ngende ngize ukuri ari nkaho utekereje watekereza ngo nari gukora iki kindi nari kuguma hose nkahapfira nari reka nkubwire ibintu ntibishakwa umuntu agomba gukiza amagara ye je nakirije amagara yanjye ko ntacyo nari gukora ariko bitewe n'ibintu mbwiye nanjye ndumva nk'umuntu uba warabaye n'umuntu ntago buriya mama ufite igihango gikomeye ntago narekera sister hari gende bukuntu bayo bikanca mu buzima nari nzi ko urugo rwanyu rutazamo amakimbirane ariko isi ihora ihindagurika nabyera dede koko nuko babivuze kuko nari mu rugo natangagaho intangarugero rwubatse neza rubayeho neza urwo rwazaga mu bambere njya nkurura ukuntu mwice watandukanye n'umugabo bikancanga njya mbabaza n'abana agahinda ubu basigaranye nibaza agahinda njye mfite mu mutima wanjye bagakurura ku bana baryaga satana n'ijoro bakaba basigaye baburara kandi ari njye nyirabayazana nyirabayazana ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga yuko ibyaba byarabaye hagati yanjye n'umugabo wawe ufitemo uruhare ariko reka nkubwize ukuri ndamutse nsanze hari ikibyihishe inyuma hagati yawe n'ibyabaye njye n'umugabo do ni ukuri kw'Imana ntukanwe ngo turi abavandimwe kuba abana banjye babayeho nabi ari wowe wabigizemo uruhare hagati yanjye nawe hacuwaka Vuko karabona mana yanjye uyu nawe yambeshye urabona nabikumbuye koko ra rugabo rwirwa rw'usaza rwirwa rumfubya urana nabikumbuye mana yanjye kaze nongere muhamagare ndebe rwose kuko amasaha yamaye akaba yahageze wow waje amakuru umeze ute ni karibu umeze ute meze neza
Shamva ndagukumbuye. Urankumbuye Byatari. cyane. Harashize Umva uri muri mudo. Cyane. Tugiye ko Umva byatari ahubwo wanindiye. ariko nahageze. Aho bisaba nyine kugira vuba. Umugabo urabona nyine kava mu kazi hakiri. Banza nyine kanda kanya. Ikibazo si n'amafaranga. Ndangize kwiyambura nawe amaze. Ikibazo ntabwo ari amafaranga. Rwose bikore gutyo. Nta kibazo yewe. Gukanda akanyenyeri ariko. Nta kibazo akanyenyeri se kugakanda bisaba iki? Tugiye kubijyamo. Cyane rwose. Usuri teguye. Yego. Nze nkwerekeye. Kirirwa cyipfubya kiragisaza. Reka tugire vuba mfite ahandi hantu nabo bampamagaye. Ndabizi ufite akazi kenshi uba. None se reka tugire vuba sibyo ko mufite akazi kenshi. Nyine gira. Nta kibazo pe. Siko ibintu. Dani